Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira kuri topike ivuga ngo mbese koko Imana izantabara. Ni ikibazo gikomeye gikunda kwibazwa n'umuntu wese uri kunyura mu bihe bikomeye, akibaza niba ubutabazi bw'Imana buzamugeraho. Turabisanga mu ijambo ry'Imana dusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, igice cya 11 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 7. Bibiliya iravuze ngo Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro, nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yari ari. Maze iyo minsi ishize abwira abigishwa bati dusubire i Yudaya. Amen. Yesu koko yakundaga Marita na Mariya na musaza wabo wari urwaye ari we Lazaro. Ariko ikintu gitangaje nuko umunsi batumije kuri Yesu bamutabaza atari wo yajeho. Wakibaza ngo mbese nuko yari yarabibagiwe? Wakibaza ngo mbese nuko yari abanze? Wakibaza ngo mbese nuko nta mbaraga cyangwa se nta bushobozi yari afite bumubashisha kubatabara muri icyo gihe bamutabarijemo? Hoya, ntabwo ari uko Yesu yari abanze, ntabwo ari uko Yesu yari yarabibagiwe, nta nubwo ari uko yari abuze ubushobozi bwo kubatabara mu gihe bamutabajemo. Ahubwo hari igihe Imana igitinda kudutabara atari uko itwanze, ahubwo ikiri kutwimanira mu isi y'umwuka. Haleluya! Wowe ukabona Imana isa naho yatinze cyane kugutabara, kandi Imana yo ikiri gukemurira ibibazo byawe ahatagaragaraho mu isi y'umwuka. Burya kambabwira ikintu gikomeye, umunsi Imana ije ntabwo ari cyo gihe Imana iba igiye yaza gukemura ikibazo cyawe, ntabwo ari bwo Imana iba igiye yaza kurwana intambara zawe, ahubwo iyo Imana ije iba ije gutangaza intsinzi yayo mu bibazo byawe. Haleluya! Imana ishimwe. Satani yigeze ahagarara rimwe muri iki kibanza asaba umugabo witwa Yobu, Imana iramutanga. Hari ikibanza Satani ajya ahagararamo agasaba abantu b'Imana, ariko nyuma y'uko Yesu asibiye kabiri ari kwimanira Lazaro mu isi y'umwuka hatagaragara, nyuma y'iyo minsi uko ari 2 nibwo yavuganye n'abigishwa arababwira ngo noneho ubu ngubu, haleluya, twajya twasubira i Yudaya. Bisobanuye iki? Biravuze ngo namaze kwimana Lazaro, igihe cyo kujya i Yudaya gutangaza intsinzi y'uko namwimanye kirageze. Birashoboka ko nawe Satani yagusabye, birashoboka ko uri kunyura mu buzima bukomeye, birashoboka ko uri kunyura mu bihe bigoye, birashoboka ko umutima wawe urushye, birashoboka ko hari ubuzima urambiwe, birashoboka ko hari ubuzima bubi ubamo bwanze guhinduka. Ariko akira uyu munsi inkuru y'ihumure ivuga ngo Imana ikwimanire mu isi y'umwuka ahatagaragara. Mu bibazo wari uri gucamo, Imana itangaza intsinzi ku buzima bwawe, Imana igutabare mu izina rya Yesu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ibyanditswe byera byose byahumetswe nawe bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumutunganya no kumwemeza iby'ibyaha bye no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibikwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Iri jambo ryumviswe na benshi, mwene data araryumvise, ndagwendayenze kugira ngo ribe intumwa imuhumuriza rwose, ribe intumwa ituma umutima we wongera kugirira icyizere. Imana ishimwe. Nk'icyo Saduraka, Meshake na Bedenego
bagiriye imbere y'umwami Nebukadinezari, bakavuga ngo Imana yacu ibasha no kudutabara no mu itanura ry'umuriro, kandi bakabona ukuboko kw'Imana kubavanamo ari bazima. Aba ari gukura unyumvise mu ijambo ryawe mu bibazo arimo, abona ubutabazi no kwimanwa n'Imana ku bwa Kristo Yesu dusabye byose twizeye, amen.